Hani kuwa mbere w'isabato Mariya Madalena azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva, nuko irukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa undi Yezu yakundaga, arababwira ati Nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabadukana bamwigishwa bajya kumva, bombi bagenda birukanka, ariko wamwigishwa arusha Petero amaguru amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero wari umukurikiye abarahageze, yinjira mu mva abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa wari wageze mbere kumva nawe arinjira, aritegereza maze aremera. Kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bivuga ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nongeye kwifuriza Pasika nziza. Pasika izuka rya Nyagasani Yezu Kristu niyo shingiro y'amizero yacu. Twishime rero tunezerwe, kuko nubwo yageragejwe atatsinzwe, nubwo yababajwe atasubiye inyuma, nubwo yarwanyijwe atirwaniriye, nubwo yishwe yatanze imbabazi, nubwo yahambwe yazutse akaba ari muzima. Urupfu rutamuheranye rukaba nta bubasha rukimufiteho. Dushimira Imana. Ese niki cyemeza ko Kristo yazutse koko? Hari ibimenyetso bitatu twumvise muri aya masomo bitwemereza kandi bikaduhamiriza ko koko Kristo yazutse ari muzima. Ikimenyetso cya mbere twumvise ni imva irimo ubusa, ibuye ryarahiritswe. Ikimenyetso cya kabiri ni Yesu ubwe ubonekera abigishwa be, Yesu igaragaza nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, Petero abihamya. Hanyuma ikimenyetso cya gatatu kibiduhamiriza ni ubuhamya bw'abamwiboneye, bw'abo yasuye, bw'abo yaherekeje aho amariye kuzuka, nabyo twumvise mu isomo rya mbere. Imva irimo ubusa nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, Petero na wa mwigishwa bihuse bagana kumva, ariko bageze kumva basanga
ibuye ryari rifunze yamva ryahiritswe riri ku ruhande. Ariko nubwo imva yarimo ubusa, uwo bashakaga atari mu iyo mva, ariko hari ibintu byari biri muri iyo mva. Ndagira ngo mbigarukeho. Bavuga ko muri iyo mva harimo imyenda, ariko igitambaro cyari gipfutse umutwe we cyari kizinze neza, kirambitse ukwacyo ku ruhande. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Ibi ngibi bifite igisobanuro gikomeye. Iyo twemereye Kristo akadusohora mu mva y'agahinda duhoramo, nta kavuyo karangwa mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo wa mwigishwa ngo twabyumvise ngo yarinjiye yitegereje uko ibyo byose biteye, maze agira gute? Aremera. Wahuye na Kristo akazukana na Kristo, nta kavuyo agira mu buzima. Ibyo bya desordre ugasanga ibintu byose birajugunyanze. Uwamenye Kristo agira gahunda mu buzima. Buri kintu byari mu mwanya wabyo, ndetse igitambaro kizinze neza kirambitse ku ruhande. Umuntu ariga kaminuza amashuri yose, ariko ugasanga kumanaginga urugo byamunaniye. Mu rugo nta kavuyo gusa, kandi amashuri aruzuye ageze iriya hejuru. Byanze pe, hari ikibura. Birakwiye ngo twakire Kristo mu buzima bwacu. Kristo wazutse yamaze gushyira ubuzima bwacu ku murongo, tukemera kumwakira mu buzima. N'ibindi byose dufite kandi n'ibyo dushinzwe byose bijya ku murongo, bikagira gahunda. Naho ubundi udafite Yesu arishakisha, akirwanira, agakubita epfo agakubita ruguru, ahubwo ugasanga ibyo arimo byose ni akavuyo. Muri Kristo wazutse, ukurebye akareba iwawe, akareba uko ubaho, ukareba uko witwaye, akareba isuku, akareba ordre, akareba ibyo byose, arakora akavuga ati ni uyu muntu afite ibanga. Uyakurikirana agasanga nta rindi banga rindi ufite uretse kubusobanutse, ukabusobanutse muri Yesu, kubera ko wakiriye ivanjiri ikakumurikira, kandi ukakira Kristo akakubera itara, bityo bigatuma ubuzima bwawe bugira urumuri, ukagira umucyo, ntugire akavuyo mu buzima, ahubwo ukagira umurongo n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Nta kavuyo rero muri Kristo wazutse, byose biba bisobanutse. Yaba aho ujya haba hasobanutse, yaba ibyemezo ufata biba bisobanutse. Mu gihe abandi bajya impaka ngo se tuzabigenza dute, ufite umurongo usobanutse, nta kavuyo. Ese harya iki kirabujijwe, harya iki ntikibujijwe, ntabwo ubyibazaho gatatu, biba bisobanutse. Se harya inda bazazikuremo, ese mama bazabige, biba bisobanutse. Ese urugo tuzamwirukana, umugore tumusende, ese umugabo, ntabwo bisaba kujya mu mategeko ngo tujye kubyiga, biba bisobanutse. Yesu yabihaye umurongo, biba bisobanutse. Icyo ni kimwe. Imva iri mu busa kuko Kristo yazutse, ariko ni imva iri mu gahunda kuko yabishyize ku murongo. Sekibi agira intwaro nyinshi bavandimwe, zitera ubwoba, ariko iya nyuma muri zo yari yibitseho ni intwaro y'urupfu. Imva rero yari imeze nk'ishyira akadomo ku buzima, igafungishwa ibuye rinini ritandukanye abazima n'abapfuye. Yahoraga itera ihamuka, watekerezaga wese ku iherezo nk'iryo ngiryo, bugatuma ubuzima butakaza icyerekezo, bugatakaza igisobanuro ndetse n'icyanga.
kubera ubwoba bw'imva n'ibuye ryayo. Mu buzima urupfu rwari rwarabaye patron, rutegeka, ruyoboye, kuko byose yaba ukomeye yaba uciye bugufi yaba umukene yaba umukire avuga ngo ndagutegereje, buri wese akadagadwa. Urupfu rwarabaye patron. Imvi igahora itegereje buri wese, igahora iteje inkeke, kuri igikangisho cyose cyabaga ngo urapfa. Urwo rupfu rugaherekezwa n'ububabare, urababara. Ibyo twabyumva buri wese akirwanaho, akirwanirira. Ufite hajya kubaza akabaza, ujya kuraguza akaraguza, ujya guterekera agaterekera abahehe, ujya guhemuka ngo adasonza agira akagera uko abigenza. Buri wese akirwanirira agira ngo arebe ko yaramuka kabiri, ariko amaherezo n'ubundi ntarusimbuke. Rupfu we, urubabare rwawe ruri hese? Ntarwo waratsinzwe. Rwaratsinzwe bavandimwe, duha Imana amashyi. Urubabare rwawe ruri hehe? Ntarwo ruri hehe. Turashimira Yezu Kristu kuko atakuyeho imva. Turamushimira cyane, kuko ubundi akenshi mu buzima bwacu iyo tubona umuntu aturushije imbaraga cyangwa se duhanganye afite ari umunyembaraga, dushaka uburyo tumukwepa. Ntabwo Yezu yakwepye Sekibi, ntabwo Yezu yahunze imva ngo ashakishe ubundi buryo. Turamushimira ko atakuyeho imva, ahubwo yayikinguye ntikiri y'agahinda, ahubwo yabaye inzira y'amizero, yabaye umutsindo ku bakristo, yabaye umutsindo ku rupfu no kuri Sekibi. Turamushimira ko atakuyeho imva, ahubwo yayikinguye. Birababaje rero uyu munsi wa none bavandimwe, kubera ko hari benshi Yezu yarakinguye ariko abantu banga gusohoka. Ni ikibazo gikomeye. Yezu yarakinguye ariko twanga gusohoka. Ninde utazi icyo gukora? Nta numwe. Ibi byose dukora tubikora nkana tubizi. Murabyibuka Pilato yarazi neza ko Yezu ari umuziranenge, nta cyane kimwe yamubonyeho, nk'umuntu wari ufite ububasha bwose kugira ngo arengere intebe ye, aranga atanga Yezu aricwa. Na n'uyu munsi niko bimeze, ntawe utazi icyo gukora ariko turanga tukishora mu bibi. Yezu yakinguye imva ariko twanga kuyisohokamo. Hari umuvandimwe wacu tugira, padiri wacu Jean de Paul, we afite indirimbo nziza nkunda cyane, ajya aririmba ngo gira amahoro tuza, uzibiyabuza kuganza mutima wawe. Amahoro y'umutima niwo mutima w'amahoro. Nta muntu utazi igikwiriye, ikimubuza amahoro mu mutima ntawe utakizi. Nta muntu utazi icyo yakora kugira ngo yongere yubake urugo rwe uyu munsi wa none, rwongere rubashe kugira amahoro. Ntawe utakizi. Ntawe utazi icyo yakora kugira ngo umunsi wa none ibyishimo byongere bitahe mu rugo rwe. Ntawe utakizi. Ahubwo ikibazo gikomeye n'ubwo bushake no gufata icyemezo cyo kugarukira Imana, icyemezo cyo kongera guhuza umuryango, icyemezo cyo kongera kugarura isengesho mu rugo, icyemezo cyo kongera kuva mu burara. Dore abantu babaye ibirara, ugasanga birugwa mu bintu bidafite epfo na ruguru, ugasanga birugwa mu bintu basenyera ingo, birugwa mu bintu by'amatiku, aho kugira ngo bongere bagaruke nk'umuryango, bahurire hamwe, basengere hamwe, basangirire hamwe, basabane imbabazi, bagende nk'abasangiye urugendo rw'izuka, bave mu bucakara bw'icyaha. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe.
dusohoke mu mva zirafunguye ariko ntabwo dushaka gusohoka. Yezu yahiritse ibuye ariko umunsi wa none abantu baracyaganyira mu mva zifunguye nkaho hari ibuye rinini, bibaza ugomba kurihirika nyamara kandi imva zifunguye. Mureke twibohore kuri sekibi, twemere Kristo atwigarurire, turangamire iby'ijuru aho gukomera kwizirika ku by'iyi si tutazaherana ahubwo bizaduhitana. Bavandimwe, mu bihe turimo bikomeye mwitinya kumuhamagara. Ibanga nta rindi ni ukumurangamira. Ni soko y'amizero, soko y'urukundo n'amahoro. Ibi ngibi murabizi neza ko ariyo sanganyamatsiko ya yubile turimo. Kristo soko y'amizero, urukundo, ubumwe, ubuvandimwe n'amahoro. Ibituboshye byose arabidukiza, araduhumuriza. Bavandimwe, kuzuka ni ukuvuka bundi bushya. Ubwo mwazukanye na Kristo, nimurangamira ibyo mu ijuru, nimurangamira iby'ijuru aho kurarikira iby'isi. Pasika itanga icyerekezo gishya, iduha kuvuka bundi bushya, iduha kugira imibereho mishya, tukivuguramo ubuzima bushya, tukaba abana bashya ba Kristo wazutse. Nituve rero mu bintu by'igisazira, imibereho iyo ngiyo itaduhesha ikuzo, idahesha Imana ikuzo n'icyubahiro. Iyo mibereho itubahisha abavandimwe bagenzi bacu, ahubwo turangamire Kristo wazutse kugira ngo adufashe natwe kuzukana nawe, bityo tumenye igikwiriye. Ese muvandimwe, uhanganiye iki? Uyu munsi wa none uhanganiye iki? Iryo shyari se ni iry'iki? Ese turapfa iki bavandimwe? Icyo nshimira Kristo rwose, nongere mushimire ko atakuyeho gupfa, atakuyeho imva, ahubwo yafunguye amayira, bityo agatuma nta na kimwe twiratana ngo twiratira kuri iyi si, ariko icyo twiratana kandi twiratira ari umusaraba we w'ikuzo, ari we ubwe wenyine watsinze urupfu, akaduha inzira yo kubaho, akaduha ubuzima bwuzuye, kuko ni nawe ubitubwira ngo ni inzira, ukuri n'ubugingo. Bavandimwe, nimureke turarikira iby'ijuru, dukumbure mu ijuru, dukumbure ijuru, turusheho kunga ubumwe n'Imana mu isengesho, dukundane kugeza aho twitanga, dukomeze gusigasira wa murage Yezu yadusigiye kwa Kane Mutagatifu, wa murage w'urukundo. Uko niko tuzarushaho kuba abana bizuka, nidukomeza gusigasira uwo murage w'urukundo Kristo yadusigiye kwa Kane Mutagatifu. Bavandimwe, kuzukana na Kristo ni ukubaho mu buzima buhamya Imana. Kwigisha abandi byuzuye ni ukubigisha binyuze mu mibereho yacu. Turekeraho kubaho nk'abanzi b'umusaraba wa Kristo, ahubwo tubeho nk'abana bizuka. Yezu tumujyane iwacu, tumujyane mu ngo zacu, tumwemerere, yarafunguye, twemere gusohoka kugira ngo tubone ikuzo rye, tube ibimenyetso bifatika by'izuka. Bavandimwe, iwacu hahinduke aho dusangirira, aho tuganirira, aho turebana mu maso tugahoberana, aho dusabanira imbabazi. Niducike ku ngeso mbi twiyiziho kuko turazizi, twisubireho maze turusheho kuba koko abana bizuka. Bavandimwe, ngaho nimugende mutangaze ko Kristo ari muzima, tube abakristo bahamye, bafite amizero ahamye muri Kristo, maze muri byose abatubonye bakurizeho kwemera kandi no guhamya ko Kristo yazutse,
ari muzima aganje, kandi ko ingoma ye tuyirimo, kandi ko nta kizayitsisura kugeza ku ndunduro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bavandimwe, ntabwo twamaze kwemera kwacu. Ndemera ko Imana rimwe byose waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitabo, umutegeka wa